Umugabo we nawe madamu icyo gituba niba uzi yuko gifite mugeze mu gitanda murimo hano, icyo ni cya gituba. Nyamara umugabo agishyukwa ucyumva ko nawe mugore ugikeneye kurongorwa, ushaka kurongorwa, cya gituba uko kiri ku gasi nyine nawe urabyumva, ikariso yarangije gutoha kera. Naho waba wicaye hose ntabwo kigira ibanga kuko kiba hanze. Sasa rero niba munkunda ibiganiro byanjye bibaryohera, ndashaka kugira ngo nyine ujye ukora subscribe, ukore kuri kariya kantu k'umutuku nyine, hanyuma ujye ukora no kuri iriya nzogera, video yose izagira iraza uzajya urayibona. Icyo kintu ukajya ugenda utagikoze. Turacyari kumwe rero, nizera yuko nyine muracyategereje kugira ngo njye mbasha kubasobanurira ibintu bimeze neza, ingo zacu tujye tuzigira neza, tuzifate neza, tubahike nyine nk'abagabo bacu. Vuga ngo igituba cya kabiri cyitwa umushokanyo ni igituba nshaka kugira ngo noneho mbabwire, kuko ni cya gituba kiduteranya n'abantu benshi cyane, ni cya gituba kitubangamira nk'abagore nyine tugifite. Ni cya gituba rwose ahantu hose kitubera intambara n'ibibazo. Vuga ngo umushokanyo ni igituba umugore ugifite cyangwa se umukobwa ugifite. Abagabo benshi nyankunda kumva bakunda kubona nk'umukobwa ngo afite iminwa myiza, ngo afite amenyo meza, afite amaso meza, basigaye noneho bakireba akakirebera muri ibyo byose, kandi ni cya gituba kigaragara kikagaragarira buri wese. Ni igituba njyewe nakumva ko ari igituba gikojeje isoni, gitera isoni. Ni igituba umukobwa ugifite iyo arimo kugenda mu muhanda cyangwa mu nzira, niyo ari mu rugo iwabo. Ni igituba yambika umwenda uwo ari we wese kikigaragaza. ni cya gituba kiba hano, ugasanga ni igituba ni kinini, rukora ari kinini ukuntu. Ni cya gituba kigira urugara runini, yambara amapantaro ugasanga cyose kiri ku gasi, kiri hanze. Ni igituba nyine kiri kugaragara, kuko ahantu hose utambuka umuntu wabyitayeho uri kumva uburyo bw'imiterere cyangwa se ubwo abyiyumvamo, kubera yuko akibona cyangwa se akizi. Umuntu utakizi aratambuka agatangara akavuga ati se uriya mukobwa kiriya ni igituba gusa. Ni igituba gitangaje cyane, hahandi usanga rwose kabisa, ni hahandi ubibona ni igituba kiri hanze, nawe urambara umwenda ukabona ahantu hose uri kugenda ugafata, ugasanga noneho kibereye hano. Wambaye ipantaro yawe, wambaye neza, abantu bose bari kubona ko wambaye neza, ariko uko ukandagira kiri kugenda kigaragara, sibyo? Ni cya gituba rero kizaguteranya buri munsi. Ukuntu rero ugomba kukirongora cyangwa se ukuntu kizarongorwa n'uzakurongora wowe ugifite, uburyo ugomba kumubwira ngo mfasha. Nibyo bintu ngiye kubabwira, nibyo ngiye kubasobanurira. Wa mugabo we nawe madamu icyo gituba niba uzi yuko gifite, mugeze mu gitanda murimo hano, icyo ni cya gituba. Nyamara umugabo agishyukwa ucyumva ko nawe mugore ugikeneye kurongorwa, ushaka kurongorwa, cya gituba uko kiri ku gasi nyine nawe urabyumva, ikariso yarangije gutoha kera. Naho waba wicaye hose ntabwo kigira ibanga kuko kiba hanze. Hahandi ushobora guhaguruka ukumva ibintu biramanutse, kubera yuko cyo amavangingo wigirira, aho kugira ngo abe yabasha kuba ari ahandi hantu aheremo ukuntu, yo ahita asohoka hanze, kuko icyo gituba cyawe kiba kiri hafi cyane. Hari abakobwa benshi bafite icyo gituba, ubu usanga bari nko mu bagabo, kubera ko wenda hari nk'umukunzi we bari kumwe
ari uburyo nyine barimo kurebana sheri, utugambo twinshi cyane bari kubwirana, ugasanga birimo kumubaho, agahaguruka bakajya bagira ngo yinyayeho, ari kwinyarira kandi afite umushyuko wa musaza kera. Umugore rero ufite igituba kimeze gutyo, iyo agize umushyukwe urenze cyane yanahagarara akikubita hasi. Ndabizi ko muri zino ngo zacu dufite wenda abagore, nanjye wenda nihereyeho ukuntu dushobora kubitekerezaho ibyo bintu nyine, kubera ko wumva ko ukeneye umugabo nyine, uri kumva ushaka kurongorwa, ni hahandi uba wumva ukeneye kuba proud y'ubuzima bwawe, uri kumva uburyo uri gukora. Ariko niba atabashije kuba kugiye hafi, biragenda ute? Ntago biri bumere neza. Ushobora kuba wagira nk'ikintu igukarira kandi nta gahinda ufite. Niho nakubwiye ngo igituba kimeze gutyo kirateranya. Umuntu ashobora kukubona ukumva ari nk'icyasha cyo kuba usebye ngo winyayeho. Bakumva ko wenda hari ukundi kuntu byakugendekeye, ariko n'umubiri wawe niko uteye, igituba ufite niko kimeze. Nshaka kubwira abagabo bazi ko bafite abadamu bafite ibituba bimeze gutyo rero uburyo bazajya baritwara kugira ngo abadamu babo batazajya bakorwa n'isoni. Niba akubwira ati ndagukeneye, ni ndagukeneye, ubwo anabivuga yanashize, kuko urumva bitangira gake gakeya, ariko muri gake aba yarangije kwiyanduza kera cyane. Reba nk'umudamu wakubwiye ati sheri ndagukeneye, uzi ko afite igituba kimeze gutyo, warangiza ukamwirengagiza, mu kanya yatambuka nka hariya kubera yuko wenda ari kuza nko kukureba, aragushaka, kurumva aragukumbuye, agatambuka ahantu hose bakanuye ijisho bari kumureba, bose byabacanze, ntibazi ngo ni ibiki, ntibazi ngo afashwa ate, bigenze gute, yabaye iki. Wa mugabo we rero jya ugerageza byibura umenye ngo umudamu wawe afite igituba nyine kizamukoza isoni, kubera ko wowe wumva ko udashoboye guhita umutabara ako kanya. Ariko niba ubizi ko afite igituba kimeze gutyo, capurisha vuba vuba uze ewana umukubita amabya nyine bikomere umwiteho, muhereza amabya ye, kuko naye naguha icyo gituba ni icyawe. Wituma agira isoni, wituma akorwa n'isoni. Mutabare muri make, kubera ko ibino bintu twagiye turabihabwa natwe ubwacu nyine, urabizi twagiye tuvuka tuzi ko tubifite. Ariko niba uzi yuko icyo gituba nk'icyo ngicyo umudamu wanjye ufite, jya wihangana ugira ute, byibura utabare atarakorwa n'isoni, kuko hari benshi bazamugira igishoshwe kuko ntibazi igituba afite ubwoko bwacyo. Hari benshi bazamugira indaya kubera yuko babona hari ukuntu nyine byamugendekeye gutyo kandi atari indaya. Kuko urumva bazavuga ngo gutya na gutya yagiye afata ari iki, ntoki yagiye kwinyaza kuko nyine yatose. Ubwo se urumva nawe ari wowe wabyibaza gute ubona umugore gutambuka mu muhanda yatose, igituba cyose kiri hanze, imyenda yagiye imufataho kubera amazi. Umaze iki? Icyo gituba rero cyitwa umushokanyo. Mujye mwihangana abagabo, muzi ko mugifite mu nzu, nababwiye ko ari cya gituba kiba kiri ku karubanda, kiri inyuma, yakwambara ikanzu yashyiraho igitenge ngo yakenyeye, biragaragara ko afite igituba. Abagabo b'inkwakuzi rega barareba bakabona ko igituba nyine kiba ku karubanda. Niyo mpamvu usanga kenshi na kenshi abagore bafite icyo gituba n'abakobwa benshi bakunda gusambana, kuko bakunda kugira umushyuko watari. Ubizi ko agifite nyine ariyumva, akumva ko nyine afite imari muri market. Umubiri we nyine ukora buri kanya, uko areba, uko agenda ari kurebuzwa ari hanze, ni gutyo biba biri kugenda. Jya wihangana rero ubashe kubikora gutyo. Nshatse kubabwira ngo utahanjye ninongera kujya mbasobanurira, mujye mumanza mushishoze ijambo ndi kubabwira. Niba mbabwiye nyine ko igituba ari uko cyitwa, jya urongora umugore wawe tutekereza uti bya bintu harya babivuze gute, cya kintu giteye gute. Uzasanga nyine ari igituba kimeze gutyo, cyangwa se cya kintu nagiye nsobanura nuko bimeze.
mujye mwihangana mwite ku badamu banyu cyangwa basheri banyu. Nkomeze rero ndimo kubabwira ko bino biganiro nta mwana uba ugomba kubireba ari munsi y'imyaka 18. Mwebwe bakuru mujye mukora nyine share, mutange comment, subscribe, muzikore nyine kuri bashuti banyu kugira ngo tujye tuganira neza, ibitekerezo byose tubigendanemo neza kugira ngo hatazagira umuntu uzajya ugenda arabangamirwa kubera kiriya kintu kitameze neza. Cya kindi wumva uri kurongora ariko ntabwo ubuzi ngo uri kurongora igiki, ubuzi ko ari igituba ariko ntabwo ubuzi ngo cyitwa gutyo. Murakoze rero, nizere yuko tugomba kuzajya turakundana, tugakunda nyine ibituba byacu n'izo mboro zacu uko zitariho gutya. Niyo mpamvu usanga nyine babandi batabifite baba babayeho nabi, ariko twe tubifite tujye tubikora gutyo, dukurikiza uburyo bigenda birakora. Murakoze. Sasa rero niba munkunda, ibiganiro byanjye bibaryohera, ndashaka kugira ngo nyine ujye ukora subscribe, ukore kuri kariya kantu k'umutuku nyine, hanyuma ujye ukora no kuri iriya nzogera, video yose izagira uzajya urayibona. Icyo kintu ukajya ugenda utagikoze ewana.